Reba aka kantu uko wavuga ibintu uvuze bikahita byiyandika kuri telefone yawe. Nk'urugero hari ukuntu umuntu akoresha message webere nko mu muhanda cyangwa webere nk'ahantu runaka udafite umwanya wo kwandika kandi uwo muntu akeneye kumusubiza ku kanya ukabura uburyo wabikoramo. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo uzajya ukoresha ugasettinga telefone yawe none wajya uvuga ibintu uvuze bikahita byiyandika kuri telefone yawe udakoze kuri telefone yawe nk'uko uri kubona ndi kuvuga ibintu ndi kuvuga bikahita byiyandika kuri telefone yanjye. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga nurebe iyi video ukayirangiza ufite ubushobozi bwo kuvuga ibintu byose uvuze bikahita byandika kuri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye. Tudatinze mu bintu byinshi reka nkwereke uburyo bikorwamo. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video ukore subscribe niba utarayikanda niba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi ubisiga munsi muri comment ndahita ngusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ndakwereka uburyo wa settinga telefone yawe none ibintu wajya uvuga bikajya bihita byiyandika kuri telefone yawe udakoze kuri keyboard ya telefone yawe wirirwa uvunika wandika. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndakwereka uburyo wafata application yawe WhatsApp ugashyiraho password ku buryo umuntu ufashe telefone yagafungura application ya WhatsApp atazi password itafunguka. Icyo ni igice cya kabiri nacyo cyanyu. Tudatinze mu bintu byinshi reka dutangire n'igice cya mbere. Mwereka uburyo wa settinga telefone yawe none ibintu wajya uvuga bikajya bihita byiyandika ukajya ohereza message ikajya igenda ari message isanzwe nigende ari voice. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora urafungura application yawe ya WhatsApp cyangwa message isanzwe bitewe n'ahantu ugiye kwandikira umuntu. Giye nk'urugero ngiye gufatira kuri WhatsApp urayifungura. Ukimara kuyifungura hitamo umuntu ushaka kwandikira nk'urugero ngiye nahisemo uyu nguyu. Ukimara kumuhitamo nk'urugero ngiye urabona ukuntu keyboard yanjye imeze. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kubuza ubune akangaka kari hano mu nguni uzakoraho. Ukimara kugakora nta kintu uzahita ukora niba setting yawe iri muri tuno tuzu turi hano hejuru tune utungutu iri muri tuno dutatu we hano hantu ntago uri buze kuhaza gusa ngiye urabona hano setting yanjye iri. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora ku kantu ka setting niba kari ahangaha nk'urugero ngiye setting urabona ngiyi urayikora nk'uko nguko ugumisheho. Ukimara kugumishaho nta kintu uzahita uzahita uyikurura uyizane muri tuno tuntu turi hano hejuru nurangiza uhita urekura. Ukimara kurekura nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kwa back akangaka. Ukimara gukora urabona ukuntu keyboard yacu noneho isimera. Ariko nk'uko uri kubibona hano munsi ya voice urabona nta kantu gahari hano hantu hari umwanya uriho ubusa. Rero hano hantu hari akantu ngiye kuhashyira tugiye kujya dukoresha kugira ngo nitujya tuvuga ibintu tuvuze bite byiyandika aho kugira ngo twandike bisanzwe. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita uzahita ufungura kano kantu ka setting akangaka kari hano kano kantu kameze nka setting uzagakoraho. Ukimara kugakoraho uzahita ukora nanditse voice typing ahangaha uri kubona. Ukimara gukora uzasanga kano kantu ka user voice typing akangaka gafunze nk'uko nguko we nta kintu uzahita uzahita ugafungura nk'uko nguko. Ukimara kugafungura nk'uko nguko we nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma wongera ukore back usubira inyuma. Nk'uko uri kubibona kuri taburo yacu urabona ko hari ikintu cyahindutseho urabona ya voice ya WhatsApp munsi yaho hajeho kandi kantu ka voice kandi kano kantu nk'uko nari nabikweretse mu kanya nta kari gahari. Rero ya setting dufunguye isizana kano kantu hano kuko ira setting yari ifunze bivuze ko kano kantu katari kemere kuza hano kuko twari twaragafungiye hariya hantu. We niba kari ahangaha aho ni sawa cyane gusa nawe niba katari gahari nizere ko isukaza naho kugira ngo tugendane 5 kuri 5. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora nanone uzahita ukora kuri kano kantu ka setting akangaka. Ukimara kugakora nta kintu uzahita ukora ndetse language ahangaha. Ukimara gukora uzasanga hano hari icyongereza gusa sinzi telefone yawe ururimi irimo niba usanzemo hari icyongereza harimo igifaransa bitewe n'urwo ari rwo rwose nta kintu wowe uzahita ukora ndetse add keyboard. Ukimara gukora none uzahita muri ururimi ushaka kujya uvuga none ibintu uvuze muri urwo rurimi bikajya bihita byiyandika. Niba wowe ari icyongereza ukabona kihasanze hano hantu ntago ari ngombwa gusa twebwe kuko ari ikinyarwanda turi gushaka uzaza ushake mu rurimi rwo ari rwo rwose twebwe urabona ikinyarwanda kiri hano hejuru. Gusa wowe niba uri umurundi nawe uraza ushake mu rurimi rwawe rw'ikirundi nurangiza uhite urukoraho nk'uko tugiye gukora ku kinyarwanda. Ukimara kurukoraho nk'uko uzahita ukora ahangaha handitse done hano munsi. Ukimara gukora done urabona ikinyarwanda cyacu kise kiza ahangaha. Kikimara kuza ahangaha we nta kintu uzahita ukora uzahita ugikoraho nk'uko ugumishaho n'urutoki rwawe. Ukimara kugumishaho n'urutoki rwawe uzagenda uzamura gake uzamure. Ukimara kuzamura uzahita urekura. Ukimara kurekura urabona ko ikinyarwanda kije hejuru icyongereza kigahita kiza hasi. Ukimara kubisoza nk'uko we nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma wongera ukore back usubira inyuma nanone. Ukimara gusubira inyuma urabona ukuntu taburo yacu ihisimera. Nta kintu wowe uzahita ukora niba gwa kano kantu uzahita ukora kuri kano kantu ka okay akangaka uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora aha munsi hano munsi uri kubona hari icyongereza uzakoraho ugumisheho. Ukimara kugumishaho uzahita uhitamo ikinyarwanda niba ari ikinyarwanda wahisemo niba ari ikirundi uzahita ugikoraho. Ukimara gukora urabona hano hahise haza ikinyarwanda. Ukimara kuzana ikinyarwanda nguko gusa hari abantu batamuye ikinyarwanda hari ahantu reka nkwereke nawe uburyo niba ubuze ikinyarwanda hari ahantu uburyo waje uhita ukibona byoroshye. Rero kugira ngo ubone ikinyarwanda kuri keyboard yawe nta kintu uhita ukora ufungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe
ndagira ngo tugendane 5 kuri 5 kugira ngo buri muntu wese uza kureba video ize kumufasha kandi aze kubasha kubikora bize gukunda. Mwibutsa ko ibi bintu bikora rimwe gusa, iyo umaze kubikora rimwe ubundi ukoresha telefone yawe uravuga ibintu uvuze bigahita byiyandika, nta kindi kintu wongera gukora. Rero urafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Ukimara kuyifungura uzategereza gake ifunguka. Ikimara gufunguka uzahita uza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru uzahita wandikamo Gboard. Uzandika Gboard nguku nguku. Ukimara kwandika Gboard nguku nguku we nta kintu uzahita ukora. Uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita uyungukira kuri tab imeze uku nguku we nta kintu uzahita ukora. Uzahita ukora kuri iyi ngiyi ya kabiri hano munsi. Ukimara kuyikoraho uzahita ugera kuri tab imeze uku nguku. Niba utarayinstall muri telefone yawe nta kintu uzahita usabwa, uzahita uyinstall ijye muri telefone yawe. Gusa wowe nusanga bari kugusaba gukora update nguku nguku uri kubona bari kubinsaba, ubwo uzaba uyifite muri telefone yawe uzaya-updatinga kugira ngo ikinyarwanda kize kuza. Ariko twebwe urabona ko ikinyarwanda twakibonyemo. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, uzahita usubira kuri wa muntu ushaka kwandikiraho. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka voice akangaka. Ukimara kugakoraho rero wowe nta kintu uzahita ukora, uzakoraho ugumishe. Ukimara kugumisha uzayitangira uvuge, noneho ibintu uvuze bizajya bita byiyandika kuri telefone yawe. Ngurugero nanjye ngiye kuvuga ibintu uvuze bite byiyandika kuri telefone yanjye. Nk'ubu uri kubona ko nari ndi kuvuga ibintu mvuga bigahita byandika kuri telefone yanjye kandi urabona ko byiyanditse neza mu kinyarwanda cyane. Niba wahisemo icyongereza uzavuga icyongereza, iyo ukeneye guhindura ururimi yenda ngurugero bavugaga nk'ikinyarwanda uhita ukorana hari ikinyarwanda munsi. Ukimara gukora uhita uhitamo icyongereza bitewe nyine n'ururimi ugiye kuvugamo. Iyo ari ikinyarwanda n'ubundi gumishamo ikinyarwanda, yaba ari ikirundi ukakigumishamo bitewe n'icyo ugiye kuvugamo. Rero urabona ko twabikemeye byose, iyo tuvuze ibintu tuvuze bita byiyandika. Bino bintu mwibutsa ko bino bintu ubikora rimwe gusa, iyo ubikoze rimwe gusa biba birangiye. Iyo ukeneye nko kwandikira umuntu yenda hashize nk'igihe n'ubundi uraza ukahita ukora kuri kano kantu ka voice akangaka, iyo ukozeho n'ubundi bintu uvuze bita byiyandika kuri telefone yawe. Ubigerageze kuri telefone yawe, bino bintu birakunda ahantu hose, haba kuri Facebook uri kwandikira umuntu kuri Facebook, haba kuri message isanzwe, haba kuri email, ahantu hose nyine uri kwandika birakunda, ntabwo bikunda kuri WhatsApp gusa. Tudatinze mu bintu byinshi reka tuhite tujya no ku gace ka kabiri. Gusa kano kantu niba kagufashije bimbwira muri comment niba kakunze, kugira ngo dukomeze n'agace ka kabiri ngore kubwo washyira password kuri application yawe ya WhatsApp. Rero kugira ngo ushyire password kuri application yawe ya WhatsApp nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya WhatsApp isanzwe cyangwa WhatsApp business, hose birakunda nta kibazo. Uzayifungura, ukimara kuyifungura uzahita ukora kuri buro budomo butatu buri hano hejuru mu nguni. Ukimara gukora uzahita ukora ndetse settings ahangaha. Ukimara gukora uzahita usikoringa muri aya magambo uhita ukora handitse privacy ahangaha. Ukimara gukora kuri privacy uzasikoringa ugana hano hasi gakeya, nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora handitse app lock ahangaha. Ukimara gukora uzasanga kano kantu gafunze nk'uku nguku, itugafungura nk'uku nguku. Ugafungura nk'uku nguku niba ukoresha finger muri telefone yawe bazahita baguha ahantu gushyira finger. Niba ukoresha password isanzwe nabwo bazahita baguha ahantu gushyira password. Ugiye urabona ni finger, uzakozaho urutoki rwawe rwa finger. Ukimara gukoza urutoki rwawe rwa finger nta kintu uzahita ukora, bizahita ugera kuri tab imeze uku nguku. Ubu tayari password izaba igiye kuri WhatsApp yawe. Iyo ubikoze nk'uku nguku umuntu agafata telefone yawe yenda warashyizeho password ya fingerprint cyangwa warashyizeho password isanzwe, yagiye gufungura application yawe ya WhatsApp bamusaba password, ubwo yaba atayifite niyemererwa kujya kuri WhatsApp yawe. Ese muri tuno tuntu tubiri nkubwiye akagufashije cyane naka nuko nguku washyira password kuri application yawe ya WhatsApp, cyangwa nuko nguku ushobora kuvuga ibintu uvuze bigahita byandika kuri telefone yawe utayikozeho. Bimbwira muri comment nze twiganirire. Uba ufite ikibazo cyangwa inyunganizi ubisigaho muri comment. Kindi kandi niba iyi video yagufashe nabyo ubisigaho muri comment. Gusa uba uzi n'undi muntu iyi video yagira umumaro wimusangiza kugira ngo amenye kano kantu, kuko kano kantu urabona ko ari ubwenge cyane kandi urabona ko bikora kuri telefone ya niyo yose. Bikore kuri telefone yawe nibikunda ugaruka muri comment umbwire niba byakunda. Sawa sawa, mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira iyi ngiyi ndasubiza ikibazo wambajije munsi muri comment.